Reka twongere tubasuhuze abadukurikiranye muri kano kanya kandi tubifuriza amahoro y'Imana, tubifuriza umugisha w'Imana ndetse tubifurize kugubwa neza. Imana y'amahoro ibishimire kandi Imana ibagirire neza. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko muri aka kanya munyemerere mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana tubanze dusenge, hanyuma uyu mwanya tuwushyire mu maboko y'Imana. Turagushimiye data wa twese uri mu ijuru, turagushimira imbaraga zawe zikomeye zibana natwe, turagushimira ku burinzi bwawe bukomeye bwabanye natwe mu bihe bitambutse, turagushimira imbabazi zawe n'urukundo rwawe n'umugambi wawe mwiza ukomeje ku buzima bwacu. Ijambo ryawe rirambwira ngo ibyo wibwira kutugirira ni amahoro si bibi. Niyo mpamvu tukweretse uyu mwanya tugiye kumvamo ijambo ryawe. Umuntu wese ugiye gutega amatwi rino jambo turamusengeye kugira ngo rigire icyo rikora mu bugingo bwe, mu izina rya Yesu. Dufashe imigambi yose ya Satani mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye ko ugiye kubana natwe kandi ko Mwuka Wera agiye gukora imirimo n'ibitangaza hagati muri twebwe, mu izina rya Yesu Kristo dusabye twizeye, amen. Imana iguhe umugisha. Ni Pastor Dusabimana Pierre ukwifuriza umugisha w'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cy'Imigani ibice 16, duhere ku murongo waho wa 2. Turibuze gusimbuka dusome n'umurongo wa 7. Hari ijambo rivuga ngo imigenzereze y'umuntu yose itunganira amaso ye, ariko Uwiteka niwe ugera imitima. Imirimo yawe yose uyiharire Uwiteka, niho imigambi yawe izakomezwa. Ikintu cyose Uwiteka yagitegekeye iherezo ryacyo. Iyo ni ayaho. Dusimbuka dusoma umurongo wa 7. Haravuga ngo iyo imigenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka, atuma n'abanzi be buzura nawe. Uduke turimo gukiranuka turuta inyungu nyinshi irimo gukiranirwa. Umutima w'umuntu utekereza urugendo rwe, ariko Uwiteka niwe uyobora intambwe ze. Imana ishimwe cyane. Munyemerere kandi dusome Samuel wa mbere ibice 26. Turasoma umurongo waho wa 21. Samuel wa mbere ibice 26 umurongo wa 21. Haravuga ngo Sawuli aravuga ati, nakoze icyaha, garuka mwana wanjye Dawidi, sinzongera kukugirira nabi, kuko ubugingo bwanjye bwagize agaciro imbere yawe uyu munsi. Yewe nabaye igicucu, nafuditse cyane. Umurongo wa 22. Dawidi aramubwira ati, ngira icumu ryawe Nyagasani, nihagira umugaragu wawe uzaryende. Uwiteka azitura umuntu wese gukiranuka kwe n'umurava we, kuko uyu munsi Uwiteka yarakunshyize mu maboko, nkanga kurambura ukuboko kwanjye ku muntu Uwiteka yari yimikishije amavuta. Kandi kuko ubugingo bwawe bwabaye ubw'icyubahiro cyinshi kuri jye, uyu munsi aba ari ku bwanjye buba ubw'icyubahiro cyinshi ku Uwiteka, ankize ibyago byose. Sawuli abwira Uwiteka ati, uragahora uhirwa mwana wanjye Dawidi, uzakora ibikomeye kandi gutsinda uzatsinda. Nuko Dawidi arigendera, Sawuli nawe asubira iwe. Imana ishimwe cyane. Mwene data unkurikiye kano kanya, nagira ngo tuganire kuri iri jambo rivuga ngo iyo imigenzereze yawe inejeje Uwiteka, Imana ituma wuzura n'abanzi bawe. Imana ituma abanzi bawe baza kugushaka. Imigenzereze y'umuntu igaragarira mu byo avuga, igaragarira mu byo akora, igaragarira mu buryo abanamo n'abantu n'abandi, igaragara uburyo we abanye n'Imana. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Bibiliya yavuze mu gitabo cy'Imigani, ndashima Imana, Imana ihabwa icyubahiro, ngo imigenzereze y'umuntu iyo inejeje Uwiteka, Uwiteka atuma yuzura n'abanzi be. Amen. Ntabwo mu gihe ufite abanzi ari ngombwa ko wirwanirira, wowe kora imigenzereze yemeza Uwiteka.
inshuro nyinshi tujya dushaka gukora ibintu kugira ngo twemeze abantu, ariko burya iyo urimo ukora ibintu wemeza abantu uba wakishe. Ukwiriye gukora ibintu wemeza Imana, kuko iyo wemeje Imana ibintu byose biri imbere yawe n'ibyaguhagurukira ibicisha bugufi, izina ryayo rigahabwa icyubahiro. Ndashimira Imana. Haleluya. Ngo ubutunzi bukeya burimo gukiranuka buruta ibintu byinshi birimo gukiranirwa. Iyo umuntu atunze bikeya birimo gukiranuka, birimo umugisha mwinshi uruta abantu bafite ibigaragara bihenze bihambaye ariko byuzuye ibyaha. Bisobanuye iki? Inote ya 5 irimo gukiranuka iruta miliyoni 5 zamenewe amaraso. Iyi migenzereze y'umuntu inejeje Uwiteka. Uwiteka aramanuka agacisha bugufi abanzi bakaza bakikubita imbere y'ibirenge byawe. Umva mama, ntabwo ikibazo ufite ari abanzi, ahubwo ikibazo gishobora kuba kiri mu mibanire yawe n'Imana. Migenzereze yawe imeze gute muri iyi minsi? Ijambo twasomye muri Samweli ryatweretse umugaragu w'Imana Dawidi afite umugabo witwa Sawuli wamuhigaga amufiteho ubushobozi bwose kuko yari umwami. Inshuro zose Sawuli yagerageje kwica Dawidi, Imana yagiye imukingira. Yagerageje kumwica inshuro nyinshi, Imana ikamurokora. Ndagira ngo nkubaze wowe uneza amatwi kandi unkurikiranye kano kanya, Imana imaze kukurokora impfu zingahe? Umaze kurusimbuka inshuro zingahe? Kuko Imana yakwimanye. Nuko Imana ifite umugambi mwiza kuri wowe, kandi umugambi Imana igufite ni umugambi utagaragarira abantu, ariko ni umugambi Imana yahishe muri wowe. Niyo mpamvu rukugera amajanja ariko ntirugutware, nuko Imana iracyari kumwe nawe. Haleluya, haleluya. Sawuli agerageza kwica Dawidi inshuro nyinshi ariko biramunanira. Bibiliya igaragaza ko igihe kimwe Sawuli yagiye gushaka Dawidi mu ishyamba ngo amwice. Mbere yuko ajyayo yohereza abasirikare. Bagezeyo basanga Dawidi ari Nayoti y'Irama, ari kumwe na Samweli, bari muri izo mene, bari muri izo payi, barimo barahanura bibereye mu mwuka. Ngo bagezeyo abasirikare nabo batangira guhanura, bafatwa n'ururimi, bafatwa n'umwuka wera barahanura. Ngo Sawuli yohereza abandi, ngo bagezeyo nabo bafatwa n'umwuka barahanura. Sawuli aravuga ngo ariko abantu muranohereza kuki batanzanira umwanzi wanjye? Aravuga ngo reka nigireyo. Afata urugendo agiye kuzana Dawidi ngo amwice. Ageze mu musi y'umusozi ngo umwuka w'ubuhanuzi nawe uramufata. Ngo ukimara kumufata atangira guhanura. Bibiliya ivuga ngo agenda ahanurira ibiti n'inyoni. Ageze imbere ya Dawidi ngo yikubita hasi arigaragura, arahanura arusha bamubanjirije. Haleluya. Umviye imigenzereze y'umuntu inejeje Uwiteka, abanzi be bose baraza bakikubita imbere y'ibirenge bye. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Indi nshuro ngo yagiye kumushaka, ariho nshaka gusoreza kugira ngo tuze gufata umwanya dusenge. Ngo aragenda agezaho azenguruka imisozi yose, Imana iramuhisha. Azenguruka imisozi yose, Imana iramuhisha. Ngo Sawuli agezaho ananirwa, biravuga ngo yaragiye gutwikira ibirenge yinjira mu buvumo. Ngo yinjiye mu buvumo arasinzira, kumba aho ananiriwe niho Dawidi yihishe. Ndagira ngo Imana ikingirize, igukingirize, iguhisha amaso y'abanzi bawe, abaguhiga ntibakubone, bakubure kandi uhari, kuko ari protection y'ijuru iri ku buzima bwawe. Mana ishimwe, inzobo bacukuye ntabwo uzazigwamo. Hari icyubahiro cy'Imana kigose ubuzima bwawe nshuti yanjye. Ananirirwa aho ari, arasinzira. Abasirikare bari kumwe na Dawidi baramubwira batumva rero mwami, iki nicyo cyagiye Imana yakubwiraga ko umwanzi izamushyira mu maboko yawe. Reka tumukate umutwe urugamba rube rurarangiye. Dawidi arababwira ati no, ntabwo nshobora kwica umuntu Imana yimikishije amavuta. Reka nkubwire ikintu gikomeye nshuti yanjye, ntabwo Sawuli ntabwo ugomba kumwica igihe cye kitaragera. Mbega ijambo riryoshye. Ntabwo ugomba kwica Sawuli igihe cye kitaragera. Dawidi aravuga ati genda bizi Imana yavuganye nanjye, Imana yansutseho amavuta y'umwami kuba umwami nzaba we. Kuba mfite ibindwanya n'ibimigo uyu munsi ntabwo bikuyeho ko icyo Imana yavuganye nanjye kizasohora. Kuba Sawuli yaraje kumpiga akaba ananiriwe aho nihishe ntabwo bivuze ko namwica. Bene data reka mbabwire, mukristo nyamukristo yigeze mu kigeragezo ntabwo yirwanirira, arareka Imana ikamurwanirira, arareka Imana ikamuneshereza, arareka Imana ikaba ariyo yihesha icyubahiro. Aravuga ati ntabwo namwica, Uwiteka niwe wamwimikishije amavuta, nanjye yanyimikishije igihe nikigera amavuta azagira agaciro.
data wa twese ndagushimiye mwami. Imana igusutseho amavuta irayarinda, ntabwo ishobora kwemerera ko abantu bayamena, ntabwo Imana ishobora kwemera kupfa utaraba icyo Imana yagambiriye kuzaba cyo. Aho Imana yagambiriye kukugeza ntushobora gupfa utarahagera. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ndashaka ko dusenga Imana, ndashaka kugusengera mwene data. Nubwo waba ugoswe n'abanzi, nubwo waba ugoswe n'abarozi, imbaraga baba bakoresha izo arizo zose, ngo inzuzi ziteye hejuru, imiraba yose yo mu nyanja yazikutse, Uwiteka ubiri hejuru abirusha imbaraga. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Baramubwira bati tumwica, arababwira ati ntabwo bishoboka, igihe cyanjye kirahari. Wirwanira gukorera mu gihe cy'abandi, tegereza igihe cyawe. Igihe cyawe nikigera Imana izabisohoza uko yabivuze hatabuzeho n'akadomo. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Ngo Sawuli, Dawidi aragenda mukuraho agacuma k'amazi yo kunywa, mukuraho n'icumu, ngo afata no kukinyita akebaho. Hari ijambo Dawidi yavuze muri Zaburi ya 86 umurongo wa 17, aravuga ngo Uwiteka unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abanyanga bakirebe bamware bamenye. Amukuraho ikimenyetso. Sawuli ngo arangije akangutse arasohoka, abwira abasirikare bati nimureke dutahe, turamubuze pe. Bamubura kandi bamugezeho. Umva ukuntu Imana iturinda ndugu yangu, umva ukuntu Imana iturinda nshuti yanjye. Nuko Imana iduhisha hagati y'abanzi bacu. Ntukajye wemera ko Sawuli wawe apfa atarahanura ku buzima bwawe. Arangije aramuhanurira, aramubwira ati Dawidi mwana wanjye, uzakora iby'ubutwari, uzakomera. Nubwo naguhigaga ngo nkwice, mbonye ko ntashobora kukwica, icyo Imana yavuze kitarasohora. Mbonye ko ishyari nari ngufitiye ntacyo ryagutwara, riri munsi y'umugambi w'Imana. Sawuli atera hejuru abwira Dawidi, aramubwira ati umva mwana wanjye, ndimo ndavuga ijambo rivuga ngo iyi migenzereze y'umuntu inejeje Uwiteka. Wivunika wemeza abantu, wikora ibintu byinshi wemeza abantu, kora bike wemeza Imana. Imana nimara kukwemera izakwemeza n'abantu nshuti yanjye. Wirwana intambara yo kwemerwa n'abantu, rwana intambara yo kwemerwa n'Imana. Sawuli arahanura. Reka dusenge. Iyi migenzereze y'umukobwa inejeje Imana, iyi imigenzereze y'umubyeyi inejeje Uwiteka, iyi migenzereze y'umusore y'umugabo inejeje Uwiteka. Uwiteka aramanuka agatuma abanzi be buzura nawe, bakaza bagapfukama imbere y'ibirenge byawe. Bivuze ngo gupfukama imbere yawe kwa Sawuli ni ikimenyetso cyo gutsindwa kwiwe, kandi ni ikimenyetso cyo gutsinda kwawe. Mana data, mu izina rya Yesu ndagushimiye kuri Imana ishobora byose, ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Nyemerera kubwira ijambo ryawe rimanukiye mu matwi yacu muri aka kanya, rihindura ibintu byinshi mu bugingo bwacu, dushoboze kugira imigenderere ikunejeje mu izina rya Yesu Kristo. Imigenzereze yacu reka ikunezeze, maze bituma abanzi bacu baza buzure natwe. Abarozi baturogaga ntacyo bazadutwara, abatugambanira mu kazi ntacyo bazadutwara, kuko icyo wavuganye natwe uracyakirinze, kandi byanze bikunze kizasohora. Ndagushimiye data wa twese uri mu ijuru, dushoboze kugira imigenzereze myiza igutunganiye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Nyene data, gira imigenzereze inejeje Uwiteka, ibindi byose ubiharira Uwiteka. Uwiteka azakugirira neza. Yari Pastor Peter, Imana iguhe umugisha. Nimero yanjye ushobora kumpamagaraho cyangwa se wakwandikaho ibyifuzo tugafatanya gusenga, 0783 25 37 Uwiteka aguhe umugisha, akugirire neza. Shalom shalom. Gira imigenzereze inejeje Uwiteka, izindi ntambara zawe zose Uwiteka azazirwana mu izina rya Yesu, amen.